nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amahoro n'ubuntu by'Imana yacu data twese, Imana idukunda, Imana itwitaho, Imana itugirira neza bwije nuko bukeye, Imana itarobanura ababi n'abeza, Imana itarobanura abantu ku butoni. Dukomeze tuyishime kandi ikomeze ihabwe icyubahiro mu mitima yacu. Muri aka kanya keza tugiye gukomeza ikiganiro ukuri kwa Bibiliya ndetse n'ikinyoma cy'idini, ko tugeze ku kiganiro cya karindwi. Turacyari mu itangiriro, mu gice cya gatatu. Igice cya gatatu tugiye kuganira ku magambo avuga ngo Imana ikura Adamu muri Edeni. Imana ikura Adamu muri Edeni. Aha hantu kuva Imana yarema twabonye ko yaremye umuntu witwa Adamu, umuntu umwe. Ibindi byose bakubwira ko abantu baremwe n'Imana, bakakubwira ko na bariya bicanyi baremwe n'Imana, na bariya inkozi z'ibibi zose zaremwe n'Imana, bakakubwira ko ndetse baremwe ku ishusho y'Imana, bandi birirwa baryana, bandi birirwa bagambanirana. Ndakubwiza ukuri ko kuriya ni ugutuka Imana. Mu yandi magambo ni ugutuka Imana. Biriya bintu idini rivuga ko Imana ariyo yaremye abantu bakora ibyo tubona, ibyo turebesha amaso biteye isoni n'inyamaswa zitakora. Ndakubwiza ukuri yuko nta gutuka Imana birenze ibyo ngibyo. Niyo bavuga inyamaswa iboneka mu byahishuwe ngo ituka Imana, ivuga amagambo yo gutuka Imana, niyo ngiyo ibivuga, ni idini. Rero tubona yuko Imana yaremye Adamu, birakomeza mu gice cya gatatu. Eva arashukwa, yego, arya ku mbuto zabujijwe Adamu, n'undi ntabwo zari zabujijwe Eva, hanyuma azihaho n'umugabo we. Adamu arazirya. Navuze yuko ashobora kuba yaranaziriye atabizi, ntabwo yari azi yuko, kuko icyo giti Imana yaramubwiye hano, imubwira ngo na Adamu iramubwira iti, ku murongo wa 12 w'igice cya gatatu, na Adamu iramubwira iti ubwo wumviye umugore wawe ukarya ku giti nakubujije ko utazakiryaho. Sibyo? Ni ukuvuga ngo ntabwo Eva yigeze abwirwa aya magambo yuko yari yarabujijwe kurya ku giti. Oya rwose. Erega idini ryo ibyo ryakora byose, imihango yabo, ibyo bakora byose, bakora byinshi bibi n'ibyiza, ariko ibyinshi ni ibibi. Ibyo bakora byose baramaramaje. Iyo umuntu agiye gushinga idini aba yamaramaje kurwanya Imana, abashyize imbere inyungu ze, abashyize imbere kwikunda no kwikubira. Niho hahandi uzagera gutya ukabona umuntu ntabwo afite isoni rwose, ntabwo afite isoni zo kwaka abakene amaturo, zo kurya iby'abakene, zo kurya iby'abapfakazi, zo kurya iby'imfubyi. Ugasanga abana babuze uburyo bwo kujya ku ishuri, nyamara aguhagaze imbere arimo aragutera igipindi, n'ubundi arimo arakubeshya, arimo arakubwira amagambo meza gusa kugira ngo umuhe na duke wari ufite. Umuhe n'uwaza kugira inama y'uburyo wakongeranya, ukabona uko wohereza umwana ku ishuri, cyangwa ukabona uko wivuza, cyangwa ukabona uko wubaka inzu yawe. Oya, ahubwo uzasanga abashinga amadini cyangwa se abitwa abakozi b'Imana, we ikimushishikaje ni uko akubwira amagambo meza nk'aya yandi inzoka yabwiye Eva, hanyuma akakwizeza ibitangaza na duke waririragaho ukatumwihera. Akagenda mu modoka nziza, yego, akatura heza, yego, abana be bakiga mu mashuri meza, yego, hanyuma wowe ugasigara uvuga gusa ngo urimo urakorera Imana, nyamara urimo uratuma abakozi b'Imana bamererwa neza, mu gihe wowe ubuzima bwawe burushaho kuba bubi. Yego. Rero Eva nawe yarashutswe nyine, arangije aha imbuto Adamu arazirya. Imana rero igiye no kuvuga ibwira Adamu iramubwira ngo wariye ku giti nakubujije bwo kumvira umugore. Bantu mwumvira kumvira idini, ushobora kwibaza yuko ntacyo bitwaye, cyane cyane ko bakubwira bati ni ugukorera Imana, ni ugufasha abarwayi, ni ukubakira Imana, ni ugusirimba, ni ukubyina, ni ukuririmba, ni ukora ya mirimo biti y'Imana. Ariko umurimo w'Imana ni umwe, ni ukwizera.
indi yose uyikorera abantu ushobora kuwukora bitewe n'ibyo ushoboye. Ibindi byose, iriya mirimo yindi yose wakagombye kuyikora nk'inshingano, yego, kuvuga ngo ukundana n'uwo mwashakanye cyangwa ngo abana wabyaye cyangwa abaturanyi. Bibiri dusaba kubana n'abantu bose amahoro, kandi ufite icyo arusha mugenzi we kukimufashisha ntabwo ari igitangaza, ntabwo rwose. Aho kujya hariya ukazaba wirirwa widoga ngo ukorera Imana kubera yuko hari abo wahaye ibyo kurya, wabibahaye kuko ubifite, yego. Ariko ikijyanye no kuvuga cyo noneho ngo urakorera Imana kugira ngo uzabone ubugingo buhoraho, reka nkubwire ko Eva yariye ku giti ashaka gusa n'Imana, ndetse yahindutse nk'Imana, niko, cyangwa yahindutse nka Satani. Abenshi bakora iriya mirimo kugira ngo bazajye mu ijuru, kuko niko babwiwe. Abenshi cyangwa bose, ndetse abakora imirimo y'idini iriya bita gukiranuka, bayikora bashaka rwose, ntabwo bafite igitekerezo kibi, bafite igitekerezo, impamvu yo gukora biriya imirimo abanyedini bakora, yego. Motivasiyo ni imwe, impamvu ni imwe, ni ukugira ngo bazabone ubugingo buhoraho, ni ukugira ngo bazajye mu ijuru. Nyamara iyo mpamvu ubwayo iyo ubikoze kugira ngo uzabone ubugingo, kugira ngo uzajye mu ijuru, kugira ngo Imana ikwemere, kugira ngo witwe umukiranutse n'ibindi, icyo gihe uba uhindutse umwanzi w'Imana burundu, uba uhindutse umwanzi wa gahunda y'Imana cyangwa se umugambi w'Imana. Imana ireba umuntu, yari yaravuze ngo tureme umuntu agira ishusho yacu asa natwe, yego, kandi niko yamuremye. Ariko Satani niwe wazanye icyo gitekerezo cyo kugira ngo, niwe wazanye ubwo buriganya bwo avuga ngo nimurya kuri kiriya giti muzasa n'Imana, cyangwa se muzaba Imana, muzaba nk'Imana, yego. N'uyu munsi wa none idini rifite ikinyoma gikomeye cyane kivuga ngo nimukiranuke, nimukore imirimo runaka kugira ngo muzarage ubugingo buhoraho, muzahemberwa imirimo mwakoze. Reka nkubwire yuko ibyo ngibyo ubwabyo bikutandukanya n'Imana. Ni ikinyoma gikomeye. Gukiranuka rwose, abantu bigishwa n'amadini atari amwe, bya mirimo mukora kubera ko muyasabwa mu idini, mu mahame y'idini n'amategeko n'ibiki byose, reka nkubwire ko ibiriya bigutandukanya n'Imana burundu. Nuramuka utumvise ijwi ry'Imana rikuburira gusohoka muri iyo migirire, kuva muri iyo mikorere, uzarimbuka ku munsi w'imperuka. Mpora mbivuga nkabisubiramo, Bibiliya irabivuga ikavuga ngo Yesu ngo ku munsi w'imperuka ngo abantu bazagenda, nyine abanyedini bazagenda bumva ko rwose bagiye kwambikwa amakamba y'ubugingo nk'uko babibwiwe, bagiye guhabwa ku giti cy'ubugingo nk'uko babibwiwe, hanyuma ngo Yesu ngo aravuga ngo uwo munsi nibwo nzaberurira nkabwira ngo nimuva aho ndi mwa nkozi z'ibibi mwe, sinigeze kubamenya. Yego, sinigeze kubamenya. Abo yita inkozi z'ibibi ntabwo ari abasambanyi, ntabwo ari abicanyi, ntabwo ari abakora, ntabwo ari abasinzi, ntabwo ari abakora bya bindi mu idini bakubwira ko ari ibyaha. Oya, ahubwo ni babandi bavuga ngo twahanuraga mu izina ryawe, twirukanaga abadayimoni mu izina ryawe, twariraga imbere yawe. Ni ukuvuga ngo ni abanyedini babandi ndetse banabikoze. Ntabwo Yesu ahakana ko babikoze pe, barabikoze, yego. Ariko kubera ko babikoraga by'ukuri, ntabwo inyigisho z'idini burya zigamije guhindura cyangwa se guhindura babandi bita abanyabyaha, babandi bakora imirimo runaka mibi. Kuko murabivuga, bari abantu bakora iriya mirimo mibi ivugwa nyine igereranywa n'ibyaha n'iki, ababikora babikora babizi neza. Hari ababikora babizi neza ko barimo gukora ibibi, barahari, nk'abicanyi, abasambanyi, abagambana n'ibindi byose. Ariko hari nk'abantu banywa inzoga, ni umwanzuro ufata ukawunywa cyangwa ntuyinywe. Nk'abantu bambara mu buryo runaka, ni imyanzuro bafata. Abenshi
ntabwo ari icyaha kwambara, si icyaha kuba wahitamo uko wambara, kuba wahitamo uko usokoza, kuba wahitamo uko urya cyangwa uko unywa, kuba wahitamo idini usengeramo cyangwa ibyo ngibyo ntabwo bishobora kuba icyaha. Ariko amadini nyine ugira gutyo ugasanga nabyo babigize ibyaha, ugasanga babigize ibyaha. Ariko noneho nta nubwo inyigisho zabo burya, inyigisho z'idini ntabwo zigamije guhindura bariya, ko barabizi neza yuko nabo ubwabo ibyo bavuga si byo bakora. Yego, uzasanga bavuga cyane ibyo gufasha, nyamara nujya gushaka uwo bafashije usange nta n'umwe, sibyo? Uzasanga bagaragaza ukuntu abantu bagira neza, abagwa neza, abantu bagira umutima mwiza rwose bafite ijuru, nyamara nujya kubona ubone ibyo bintu bavuga ntabwo bajya babikora. Ujya kubona ubone mu idini ryabo ntabwo batinya kubaka urusengero rwa miliyari, yego, kandi mu idini ryabo harimo abakene batabona n'ibyo kurya, yego. Ujya kubona ubona umuntu witwa uyoboye idini, bamwe mu bayobozi b'idini, ujya kubona ubona aragenda mu modoka ya za miliyoni 50, mu gihe mu ishuri mu idini ryabo hari benshi badafite, babuze n'amafaranga yo kwishyura inzu, cyangwa se badafite n'uburyo bwo kwishyura imiti, cyangwa se n'uburyo bwo kwishyura mituweli. Ibyo ngibyo rero idini kuba ribivuga ni bizinesi bibereyemo, nabo ubwabo barabizi neza yuko ibyo bavuga bidahura n'ibyo batekereza mu mitima yabo, ni amaco y'inda. Rero umugambi wabo ni uwuhe? Umugambi wabo buriya, intego nyamukuru y'inyigisho z'idini ni ugutuma abantu barimbuka. Gusa abakozi b'Imana abenshi cyane, abanyedini benshi ntabwo babizi, bameze nka Eva, babwiwe yuko nusokoza gutya, nurya gutya, nurya gutya, bizatuma Imana ikwishimira, bizatuma ujya mu ijuru. Nyamara ntabwo bazi yuko iyo ugiye kwigisha izo nyigisho z'idini uba ugiye ahubwo gukura abantu mu ijuru, ugiye gufatanya n'imyuka iyobya n'abadayimoni kurwanya Imana. Yego, nari mvuze ngo kubakura mu ijuru, ni nayo ngingo tugezeho, ni nayo ngingo tugiye gusoma uyu munsi, uburyo ki Adamu yakuwe muri Edeni. Adamu n'ubundi hano baravuga ngo Adamu, ngo Imana ikura Adamu muri Edeni. Imana yari yashyize Adamu muri Edeni, ariko Adamu ntabwo yagenda wenyine, reka ajyana na Eva. Yego, Adamu ntabwo ari bugende wenyine, arajyana na Eva. Ariko dukwiriye kumenya yuko Imana niyo yari yashyize Adamu muri Edeni. Birabona kubeshya ngo icyango nicyo cyakuye Adamu muri oya rwose. Bivuga ngo Imana yakuye Adamu muri Edeni nko kumuhungisha. Ni kimwe mu bigaragaza urukundo rw'Imana. Uzasanga abanyamadini bavuga ngo Adamu ngo yakoze icyaha, ngo hanyuma ngo Imana irarakara. Ntabwo Imana irakara muri ubwo buryo, ntabwo Imana irakara nk'abanyedini. Baba bagira ngo babone aho bahera bagaragaza yuko Imana izanarimbura abantu, ngo inacana umuriro wo kuzashyiramo abantu. Nta muriro ucanwa n'Imana uhari. Abazarimbuka bose bazarimburwa na Satani n'uburyarya bw'idini. Yego, abazarimbuka bose bazaba bazize ubugome bwa Satani, ariko bwigaragaza biciye mu nyigisho z'idini. Yego, naho ibindi byose umuntu bavuga ntabwo bishobora kurimbuza umuntu. Ntabwo ntushobora kurimburwa n'ibyo urya, ntushobora kurimburwa n'uko wambara, ntushobora kurimburwa na bya bindi byose mu idini bakwigisha. Barakubeshya. Kuki bakubwira yuko byakurimbuza kandi bo bakabikora? Niba babikora se kubera iki? Ariko biriya ni ibinyoma biri aho ngaho gusa no kugira ngo bibonere imibereho. Yego, Imana rero niyo yashyize Adamu
muri edeni. Uyu munsi wa none imana niyo yadushyize muri kirisito. Yego, imana yadushyize muri kirisito, imana yadushyize mu ijuru, imana yadushyize mu kiruhuko. Yego, nk'uko adamu imana yari yaramushyize mu isabato. Adamu yibonye mu isabato, ntacyo yakoze kugira ngo aruhuke. Oya, imana yarakoze araruhuka, aruhukana nayo. Niko bimeze. Yesu yakoze byose, urumva, yakoze byose. Turuhukana nawe, tuzukana nawe, tubana nawe, tubeshwaho nawe, kugeza aho Bibiliya ivuga ngo niwe mahoro yacu, niwe bugingo bwacu, niwe byose ku itorero. Yego, iyo ugiye rero gusubira muri iriya mirimo y'idini, uba ugize gute? Ni ukuvuga ngo uba uvuye muri edeni. Bigereranywa nyine bigereranywa n'uko Adamu yakuwe muri edeni. Yego, niko bimeze. Twibukiranye yuko turabibona bisome hano, muri edeni hari harimo igiti cy'ubugingo. Mu bwami bw'Imana harimo igiti cy'ubugingo, kandi igiti cy'ubugingo ni kirisito. Icyo giti cy'ubugingo rero ntushobora kugisoromaho wamaze kugira gute? Wamaze gusoroma ku mbuto z'icyiza n'ikibi. Igihe cyose ukifite imyumvire yo kuvuga ngo ibi ni byiza, ngo ibi ngibi ni bibi, ukavuga ngo ntabwo nzakora ibi ngibi bibi, nzaza nkora ibi ngibi byiza kugira ngo nzabone ubugingo buhoraho, cyangwa kugira ngo Imana inyemere, kugira ngo nemerwe mu bwami bw'Imana. Reka nkubwire yuko ubwo bwami ubwiyirukanyemo wowe ubwawe, kubera yuko ntibishoboka ko ukomeza gutungwa n'Imana. Ntabwo Imana ishobora kugutunga ibyo kurya by'Imana. Imana itanga ni kirisito, tubyibukiranye. Sibyo? Yesu ati nimwakire muryoho mwese, iki ni umubiri wanjye. Sibyo? Nimwakire muryoho mwese, aya ni amaraso yanjye. Sibyo? Kandi baravuga ngo urya umubiri wanjye akanywa amaraso yanjye azabaho iteka ryose. None urafata kirisito ukajya ugashaka kumusomeza imyambaro, ugashaka kumusomeza kumuvanga. Nta mvange, ntabwo mu bwami bw'Imana bavanga. Oya, ntabwo mu bwami bw'Imana bavanga, ni kirisito gusa. Sibyo? Ni kirisito ugomba kutubeshaho. Niba ukibeshejweho, ndetse we yarabyivugira aravuga ngo umuntu wanjye, umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera. Niba udashaka kubeshwaho no kwizera, ukaba ukibeshejweho n'imirimo runaka ukorera Imana, yitwa ko ukorera Imana, ndakubwiye ngo ugomba kujya hanze y'ubwami bw'Imana. Mu idini rero bahita banakubwiza ukuri. Mu by'ukuri bahita bakubwiza ukuri, bahita bakubwira ngo uzajya mu bwami bw'Imana. Ubaho utegereje ubwami bw'Imana, nyamara uburya uba warabusohotsemo cya gihe winjiraga idini, cya gihe wemeraga inyigisho z'idini. Yego, yego, niba warabyemeye utabizi, uyu munsi wa none ukaba ubimenye, kuko Adamu nawe yariye ku giti atabizi. Sibyo? Yarazihawe. Nawe rero hari inyigisho runaka wigishijwe n'idini, urumva ni nziza rwose, ziranavuga ibintu byiza. Yego, ariko uyu munsi wa none ndashaka kumenyesha yuko nuramuka utitandukanije n'iyo myumvire y'idini, ibizakugeraho ni ibyageze kuri Adamu. Ariko Adamu we nta nubwo yarimbutse, wowe uzarimbuka. Wowe uzarimbuka. Yego, uzarimbuka kubera yuko urwanije igitambo cya kirisito, urwanyije agakiza ka kirisito, urwanyije agakiza k'ubuntu. Urimo urakiranuka nk'uko wabyigishijwe n'idini, ubwo uhindutse umwanzi w'Imana. Yego, rero ahangaha havuga iki? Aravuga ngo Imana ikura Adamu muri edeni. Uwiteka Imana iravuga iti, dore uyu muntu ahindutse nk'imwe yo muri twe ku byo kumenya icyiza n'ikibi. Yego, ku byo kumenya icyiza n'ikibi.
ni ukuvuga ngo ni ubwami bubiri. Hari imana, yego, ariko hari n'imana, yego, izi icyiza n'ikibi. iyo uri iyo uri mu nyigisho cyangwa ukigendera ku mitekerereze y'ibyiza n'ibibi, yego, ni ukuvuga ngo uba uri mu ruhande rwa Adamu uyu nguyu waguye, uba uri mu ruhande rwa Adamu uyu nguyu wariye ku giti, yego, uba uvuye mu ruhande rw'Imana, urumva, itagira ibibi n'ibyiza. Oya, mu bwami bw'Imana nta bibi n'ibyiza bihaba. Abisirayeli bari barabibwiwe, barabwirwa ngo umunsi mwageze mu gihugu cy'isezerano ntimuzakore nk'ibyabo aho tuvuye, kandi ntimuzakore by'aho tugiye, kubera yuko ngo aho ngo buri wese ngo akora ibyo yibwira ko ari byiza. Ibyo buri muntu wese akora ibyo yibwira ko ari byiza. Ibyo wibwira ko ari byiza ntugomba kubikora mu bwami bw'Imana. Ibyo wibwira ko ari byiza ntabwo ugomba kubikora niba uri umwana w'Imana. Oya, muri byose uyoborwa n'Umwuka Wera. Yego, muri byose habaho ubushake bw'Imana, ntabwo habaho ubushake bw'umuntu uwo ari we wese, ndetse nawe ubwawe urimo kubikora. Niko isengesho rivuga, bibe uko ushaka ntibibe uko ushaka. Yego, ibyo ushaka bibeho nk'uko bibaho mu ijuru. Yego, okay. Uduhe ibyo kurya byacu by'uyu munsi. Ibyo kurya byacu by'umunsi ntabwo ari umuceri, si ibijumba, si ibira, ni Kirisito niwe udutunga, ni igiti cy'ubugingo, niwe giti cy'ubugingo. Amashami twikomereze. Hanyuma ku murongo turacyari ku 22, sibyo? Ahindutse nk'imwe yo muri twe ku byo kumenya icyiza n'ikibi. Noneho atarambura ukuboko agasoroma no ku giti cy'ubugingo, yego, akarya akarama iteka ryose. Igituma tudapfa, igituma turiho iteka ryose, ndavuga mu mwuka, ndavuga abana b'Imana, ni uko twizeye Kirisito budapfa. Ni uko twazutse umuzuko wa mbere, aho tubona mu Byahishuwe igice cya 20, abatarazutse uwo muzuko bose, babandi bategereje umuzuko wo ku munsi w'imperuka, bose bazarimbuka. Abatarazutse umuzuko wa mbere, abatarapfanye na Kirisito ngo bazukane na Kirisito ubwo kwizera, ndakubwiza ukuri ko abo ngabo nubwo baba bakiranuka bati bazarimbuka ku munsi w'imperuka. Nubwo baba bafite imirimo myiza guti, umunsi w'imperuka bazarimbuka. Yego, ahangaha impamvu itumye Imana ikura Adamu muri Edeni ntabwo yamwirukanye, ahubwo yahamukuye kubw'urukundo rwayo kugira ngo ataramira mu byaha. Yego, kugira ngo ataramira mu byaha. Buriya ni akaga gakomeye gufata inyigisho z'idini, gufata kwa gukiranuka kw'idini, warangiza ukagufata ukakuvanga no gukiranuka kw'Imana, ukazaza uvuga Yesu ariko ukanivugira amahame yo mu idini ryanyu, ukavuga Yesu, ukavuga igitambo cya Kirisito, ariko ukavuga n'iby'amaturo, ukavuga intsinzi ya Yesu, ariko ukanavuga ko murimo kurwana na Satani kandi mwamunesheje. Ibyo ngibyo tera Imana ubwangati. Ibyo ngibyo ntabwo Imana ishobora kubyihanganira. Wivanga Kirisito n'ibyo wigishijwe mu idini ryanyu, biratandukanye, biranahabanye, ntaho bihurira. Yego, rero Imana yanze yuko umuntu aramira mu cyaha, aramira mu byaha. Yego, idini rero rirashaka ko umuntu aramira mu byaha, akabaho avanga Kirisito n'imyemerere yo mu idini, akabaho avanga Kirisito, avanga iby'ijuru n'ibyo mu isi, akabaho avanga iby'ubugingo buhoraho twabonye ku buntu, akabivanga
n'ibyo yigishijwe mu idini rye ntabwo bivangika. Wibivanga, 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 yego, wibivanga. hari aho daniyeli yabonye ngo igishushanyo cyaremwe kimanuka byagera mu birenge, ugasanga ngo ni icyuma kirimo gushaka kwivanga n'ibumba. ntabwo bishoboka, ntabwo bishoboka, ntabwo bishoboka. ngo ibuye ritarimbuwe n'ukuboko k'umwana w'umuntu riraza yabimenagura byose. byose bihinduka ivu, ngo bikwira mu isi yose. ubundi bigaragaza idini. idini se si amadini arimo kugenda akwira mu isi yose. ryari idini rimwe, byatangiye ari idini rimwe. ahangaha mu itangiriro batangira kwiremera ibicocoro, yego, bagenda bakwira. uko bagiye bakwira 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 bakwira, ubundi kuriya kuvuga ngo ibyo bimanyu ngo bikwira isi yose, ni idini ririmo ni bya bimanyu byagiye bisaduka ku idini, bikagenda bibyara amadini, bikaba amadini n'utudini, kugeza aho dufite amadini atakibarika, aruta ibitaro dufite, aruta amavomo dufite, aruta amashuri dufite. amadini kandi avuka buri munsi. yego, hanyuma arangije rero avuga ati atarya akarama iteka ryose kurya kuri icyo giti cy'ubugingo. ugifite kamere ivuga ngo ikikubwira ngo igishingiye ku bwenge bw'icyiza n'ikibi, ukigendera ku cyiza n'ikibi, ukishingikirije ku cyiza n'ikibi, ubwo bwenge bukomoka ku giti cyabuzanijwe. ndakubwiye ngo hahandi umuntu avuga ngo ibi ngibi nibyo byiza, ngo ujye ukora ibi ngibi, ibyo wita byiza, ibyo ngibyo nibyo byarimbuye Adamu na Eva, nibyo byatumye Adamu na Eva birukanwa mu murima wa Edeni. ntabwo barimbutse, sibyo? hanyuma Imana nyine imukuramo, avuga ngo nicyo gitumye Uwiteka Imana, nicyo cyatumye Uwiteka Imana imwirukana muri ya ngobyi muri Edeni, kugira ngo ahinge ubutaka yavuyemo. ni ukuvuga ngo mu by'ukuri umuntu w'ubutaka yari yaravuye hanze ya Edeni. yego, umuntu w'ubutaka yari yaravuye hanze ya Edeni. nimvuga ngo mu ijuru, Edeni ni mu ijuru, ujya wumva icyo mvuga. umuntu wabyawe n'Imana, umwana w'Imana, itorero rya Kirisito, ntabwo turi mu isi y'ubutaka, ntabwo turi mu isi y'umubiri, ahubwo turi mu isi y'umwuka, turi muri Edeni, yego, turi mu ijuru, turi kumwe na Kirisito, aho batavanga ibibi n'ibyiza ngo babivange no kugira neza kw'Imana. so nk'umuntu arahagaze imbere y'abantu arimo arababwira ngo nakoze amasengesho y'iminsi 40 ngo hanyuma ngo Imana ikora ibi n'ibi. kwibeshya yuko Imana yakoze kubera yuko wasenze, kwibeshya yuko hari icyo Imana izagukorera kubera yuko wakoze ya mirimo itegetswe n'idini. no, Bibiliya, Yesu hari umugani yaciye, aravuga ngo nurangize gukora imirimo yose itegetswe n'amategeko, ujye uhindukira uvuge ngo ndi umugaragu w'imburamumaro. mu bwami bw'Imana ntabwo haba imburamumaro. uzabaza uko wakora imirimo yose itegetswe n'idini ukayisohoza rwose neza, uretse ko n'ababishobora ari bake. ndakubwiye ngo uhinduka imburamumaro mu bwami bw'Imana. yego, ahangaha rero niyo mpamvu yonyine Imana yamwirukanye mu murima wa Edeni. ntabwo ari uko yari imwanze, oya rwose, kwari ukugira ngo ikemure ikibazo kivutse kandi gikemure neza, sibyo? kwari ukugira ngo Imana ikemure ikibazo kivutse kandi igikemure neza, cyane cyane ko kitayitunguye, yari ifite igisubizo. yego, yari ifite igisubizo. dusoma mu Byahishuwe aho bavuga ngo umwana w'intama watambwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Imana yahise itabara. uko byagenze, nuko yirukana uwo muntu
kandi mu ruhande rw'iyo ngobyi yo muri Edeni rwerekeye iburasirazuba ishyiraho abakerubi n'inkota yaka umuriro izenguka impande zose ngo ibuze inzira ijya kuri cya giti cy'ubugingo. Yego, nta yindi nzira n'imwe ishobora gutuma wegera igiti cy'ubugingo wongera kwemererwa kurya ku giti cy'ubugingo uretse Kirisito. Nta yindi nzira. Ziriya nzira zindi zose zirafunze. Niyo mpamvu ntabwo zifunze komutera, ntabwo zifunze byo kujenjeka, ntabwo ari ingufuri zifunze. Hoya hoya rwose, ntaho waca abakerubi barinze inkota zirinze ubwami bw'Imana, ntibishoboka. Yesu niho yavuze ngo ntawe ujya kwa data ntamujyanye. Icyo cyazanye Yesu ni ukugira ngo tujyane, sibyo? Tugende turi muri we. Yego, tugende turi muri we. N'abashaka kuzagenda rero bareza agatuza ngo kubera ko bakoze imirimo runaka, abashaka kuzagenda ngo ku giti cyabo ngo bakajya guhemberwa imirimo bakoze, reka nkubwire, ntabwo ushobora kwinjira mu bwami bw'Imana. Kandi mu byahishuwe nubireba neza, reka tuhasome bari niho dusoreza. Nicyo cyitwa kurimbuka ubundi. Abantu bose bategereje umunsi w'imperuka kugira ngo bajye guhemberwa imirimo myiza bakoze, nk'uko idini ribibigisha, bose bazagwa hanze y'amahema y'abera. Yewe, abera bari mu ijuru, itorero riri mu ijuru, urumva? Abatemera cyangwa se abatizera icyo ngicyo, abatizera ko inzira ari imwe yonyine ari Kirisito, bakaba bakizerera mu madini, bakaba bakizerera mu nyigisho z'amadini. Ndakubwiye ngo reka tuhasome Ibyahishuwe igice cya 20. Yego, Ibyahishuwe igice cya 20. Dushaka duhere mu cya 13 ku murongo wa 8 haravuga ngo abari mu isi bose bazayiramya umuntu wese izina rye ritanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama watambwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Ni ukuvuga ngo abari hanze ya Edeni, abari mu isi bose ni hanze ya Edeni. Aha ngaha havuga Yesu azutse aravuze ngo nanesheje isi. Kandi kunesha kwanesheje iby'isi ni iki? Ni ukwizera kwacu. Ntabwo ari amasengesho, ntabwo ari ukwiyiriza kujya rwose, ntabwo ari ya mavuta birirwa babatera, ntabwo ari ya mazi, ntabwo ari iki kujya, ni ukwizera kwacu. Yego, rero kandi twanabonye ahandi bavuga ngo uburyo ki nabo natwe twanesheje amaraso, yego, ya Yesu, guhamya kwacu ndetse no gupfa, sibyo? Gupfa tugapfira mu mwami wacu, nk'uko Ibyahishuwe 14 umurongo wa 13 bahita babivuga, bakavuga ngo numva ijwi rivugira mu ijuru rimbwira riti andika uti uhereye none hahirwa abapfa bapfira mu mwami wacu. Ng'uburyo ki dusubira ku Mana. Yego, nta yindi nzira, ntibazakubeshye ngo hari indi nzira yo kujya ku Mana. Nta yindi. Dusubira ku Mana biciye mu gupfira mu mwami wacu. Yego, ni ukuvuga ngo umwuka nawe aravuga ati kugira ngo baruhuke imihati yabo, kuko imirimo yabo ijyanye nabo ibakurikiye. Ntushobora kujya ku giti cy'ubugingo ugikora. Oya, abarya ku giti cy'ubugingo ni abaruhutse, ni abapfiriye muri Kirisito, ni abaruhukiye muri Kirisito. We sabato, we kiruhuko kitarangira, cya kindi hahandi hanagereranywa na Edeni, hahandi Adamu na Eva baryaga batakoze, batavunitse, batiyushye icyuya. Oya, aho biyuha icyuya kugira ngo babeho ni hanze, ni mu isi, ni hanze ya Edeni. Yego, Ibyahishuwe 20 nari naho tugiye gusoreza nyine. Haravuga ngo havuga
avuga iby'umuzuko wa mbere, ibyo ngibyo nkunda kubivugaho. Guhera ku murongo wa kane avuga ngo mbona intebe z'ubwami, mbona bazicaraho, bahawe ubucamanza, kandi mbona imyuka y'abaciye ibihanga babahora guhamya kwa Yesu n'ijambo ry'Imana, aribo bataramije ya nyamaswa cyangwa igishushanyo cyayo, kandi batashyizweho ikimenyetso cyayo. Abaramya Satani, abaramya iyo nyamaswa ni bande? Igice cya 13 tumaze kuhasoma bavuga ngo abari mu isi bose bazayiramya. Abari mu isi bose bazayiramya. Siko Bibiliya ivuga? Ni jyewe wabihimbye? Ntabwo ari byo ubihimba. Ntabwo ari byo ubihimba rega. Ko nawe mpamagarira kuva mu idini rye se ngo aze mu ryanjye, nta dini ngira. Oya. Hano nyine bavuga iby'inyamaswa yavuye mu nyanja. Yego, nubwo hasi hari ivugwa nanone yavuye mu gitaka, ariko zose zikora kimwe. Umwuka uzikoresha ni umwe. Yego, imwe ishushanya abasenga ku cyumweru, indi igashushanya abasenga ku isabato. Yego, burya abaprotestanti mu by'ukuri ubundi ntabwo ushobora kuvuga ngo uri umuhakanyi. Uhakana iki? Ngo uhakana inyigisho z'i Roma kandi ukibateza ku gahanga, kandi hari byinshi mu gihuriyeho. Hoya ntabwo ni ukuvuga ngo hano harimo bibiri, sibyo? Harimo bibiri. Buriya hari Roma n'abagendera bose munsi y'umutaka wa Roma icyumweru. Hari n'abasenga ku isabato, abayuda, amategeko, abayuda, abadive, babandi bose bafite imihango ya kiyuda. Burya n'abasilamu bahita bazamo. Yego, n'abasilamu bahita bazamo nubwo basenga ku wa gatanu. Yego, ariko imyambarire, imirire, ibiki ni iby'abayuda, ntabwo babatandukanya. Ibyo byose rero ni ukuvuga ngo bamwe baturuka mu nyanja, bahagarariwe n'ino nyamaswa ituruka mu nyanja, abandi bagahagarirwa n'inyamaswa ituruka mu gitaka, ariko bose umwuka ubayobora ni umwe. Bose inyigisho bigisha ni ukuyobya abantu, ni ugukura abantu ku Mana, babajyana muri Gehinomu, bababeshya ko ngo bagiye mu ijuru, ko nta yindi nzira ushobora kugeza mu ijuru uretse Yesu Kristo. Rero ahangaha baravuga ngo abari mu isi bose bazayiramya, sibyo? Bagashyiraho virigili. Yego, umuntu wese izina rye ritanditse mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama watambwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Yego, nta muntu wanditse mu gitabo cy'umwana w'intama watambwe uhereye ku kuremwa kw'isi ukiri mu isi. No, twarazutse tubana n'Imana mu ijuru. Birabirwa kugira ngo itorero rizazamurwa, ngo itorero riri hafi kuzamurwa. Ryari? Ko ari ibinyoma. Biriya ni ibinyoma. Yesu igihe apfa twapfanye nawe, igihe azuka tuzukana nawe, twicaranye nawe mu ijuru mu buryo bw'umwuka. Icyo ngicyo umuntu utacyemera gutyo yararindagiye, ni umubeshyi, yaba abizi yaba atabizi. Yego, ni ukuvuga ngo hano igice cya 20 rero kivuga iki? Kiravuga ngo bafite ikimenyetso. Abo ngabo aribo bataramije ya nyamaswa tubonye ku murongo wa 8 w'igice cya 13. Yego, ya nyamaswa nta kuntu utaramye inyamaswa iri mu isi. Ukiyoborwa na kamere, ukiyoborwa n'icyiza n'ikibi. Yego, ukiyoborwa n'ubwenge bw'icyiza n'ikibi, za nyigisho z'idini. Ndakubwiye ngo nta kuntu utaramya Satani. Ntibishoboka. Yego, ukiri umunyedini nta kuntu utaramya Satani. Ntibishoboka pe. Iyo ubumbuye akanwa kawe ukavuga ngo buriya kutaruhuka isabato ni icyaha, reka nkubwire, ubuhindutse ubuvuze imvugo y'ikiyoka. Iyo ni imvugo y'ikiyoka. Iyo uvuze ngo kunywa ibi n'ibi ngo ni icyaha,
kunywa ibi n'ibi ni ugukiranuka, kwambara gutya ni ugukiranuka, gusokoza gutya ni ugukiranuka. Ndeka nkubwire ngo iyo niyo mvugo y'ikiyoka. Yego. Hanyuma rero hano baravuga ngo nibo bataramije ya nyamaswa n'igishushanyo cyayo. Nibo bataramije. Ni hehe? Muri pase harahise. Bo kuramya kuri bo ni iki? Ni iki? Ni ahahise, biri mu mateka, ni ibintu byarangiye. Ntabwo bakiramije Satani, ntabwo bigeze baramya Satani n'igishushanyo cyayo. Igishushanyo cyayo ni idini. Yego. Hanyuma n'igishushanyo cyayo, igishushanyo cyayo, barazuka bimana na Kirisito imyaka 1000. Yego. Uwo ni wo muzuko wa mbere. Mbese Yesu yarazutse? Yego. Abazukanye nawe nibo bazutse umuzuko wa mbere. Uyu munsi wa none ushobora kuvuga uti none si icyo gihe ko tutari twakabaho. Uyu munsi iyo wizeye Yesu Kirisito, ukizera ubutumwa bwiza bw'ubuntu, bashyiraho akadomo, ntongereho bya bindi byose mu idini bakwigisha, ukumva yuko agakiza Yesu atuzaniye gahagije, ukumva ko igitambo cya Kristo gihagije, ukabaho uyoborwa n'umwuka w'Imana, ukabaho unyuzwe n'ubuntu Imana yatugiriye n'imbabazi zayo. Yego. Ndakubwiye ngo ubuzutse uyu muzuko, ubuzutse umuzuko wa mbere. Nta muzuko w'abapfuye ugitegereje, sibyo? Hanyuma abapfuye basigaye ntibazuka, sibyo? Mbese bapfuye ryari? Mbese bibaza yuko ari urupfu ruvugwa, urupfu rwo gushyingura aha n'aha. Noneho ndimo kubona itegeko ririmo kugenda, abashinga amategeko barimo kugenda basaba ko abantu bagomba gutwikwa. Abantu nushaka ubatwike, nushaka ugira ute, uko wabashyingura kose, ugiye mu buryo bw'umubiri upfuye kuriya bagiye. Kwirirwa rwose umutaho umwanya, kwirirwa wumva yuko ngo uzongera kumubona, ntabwo uzongera kumubona pe. Cyane ikinyoma gihagaze aho ngaho cy'idini, kugira ngo gusa kubera ko n'abashinyaguzi kandi n'abagome bazi neza yuko aho ngaho kuba ubuze umuntu kukubwira yuko uzongera kumubona, yego, ayo niyo magambo meza ashoboka mu matwi yawe. Ariko Bibiliya yavuze ngo mu minsi y'imperuka amatwi yabo bazaba barya badashaka kumva ukuri, ahubwo bashaka kumva ibihwanye n'irari ryabo. Reka nkubwire, n'ibyo ngibyo birimo kubwira abantu yuko bazongera kubona ababo, ariko ntabwo uzongera kubabona pe, nta na hamwe. Abo ukunda nubona umwanya ujya ugenda ubibabwire, babwire ko bakunda, mugirane ibihe byiza bakiriho bagihumeka. Igihe cyose bazaba bamaze gushiramo umwuka, nta handi uzongera guhurira nabo, kuko umukungugu ugomba gusubira mu mukungugu. Yego. Yego. Rero aha ngaha baravuga ngo bazazuka, uwo ni wo muzuko wa mbere. Abapfuye basigaye ntibazuka iyo myaka 1000 itarashira. Yego. Ufite umugabane wo kuzuka kwa mbere, yego, arahirwa kandi ni uwera. Ukwiriye gutekereza niba ufite umugabane ku kuzuka kwa mbere. Ntabwo ari gutegereje, ahubwo mbese warazutse, mbese wiyumva nk'uwazutse. Pawulo we akunda kubivuga cyane, akavuga ati mbese twebwe abapfuye ku byaha bishoboka bite? Mbese twebwe abazutse tugomba kubaho nk'abazuke nyine. Mbese ubaho nk'umuzuke cyangwa ubaho nk'utegereje kuzuka? Ni ibintu bibiri. Idini ryigisha abantu kubaho nk'abategereje kuzuka, mu gihe Bibiliya ivuga ko abantu bakwiriye kubaho nk'abazutse. Hanyuma ngo ufite umugabane wo kuzuka kwa mbere arahirwa kandi ni uwera. Yego. Urupfu rwa kabiri
ntirubasha kugira icyo rutwara abameze batyo. Yego, urupfu rwa kabiri niko kurimbuka. Urupfu rwa mbere ni uruhe? Urupfu rwa mbere ntabwo ari impanuka, ntabwo ari jenoside, ntabwo ari intambara, ntabwo ari sida, ntabwo ari rwa rupfu abantu bapfa mu buryo butandukanye. Oya, ntabwo ari rwo rupfu rwa mbere. Urupfu rwa mbere abantu bose bahuriyeho, yego, twese dusangiye, ni urupfu rwazanywe n'icyaha cya Adamu. Yego, rwa rundi Imana yamubwiye ngo umunsi wakiriyeho uzapfa. Yego, ariko urwo rupfu rwa mbere ntabwo ari ukurimbuka, ni ugupfa. Urupfu rwa kabiri aho rubera rubi rero, rwo ntabwo ari ukuvuga ngo hazabaho nta kundi kubabarirwa ibyaha, nta wundi mucunguzi, nta kandi gakiza, ntabwo ushobora kuvuga ngo naribeshye ngo rwose ngo Mana ngo dohora, nta purigatori. Niho bikomerera. Uzasanga amadini hari ukuntu yoroshya ibintu, bakakwereka yuko, bakakubwira bati rwose Imana igira neza, irihangana. Yewe, ariko umuntu uzarimbuka, umuntu wanze kwizera, umuntu utizera iby'ubuntu bw'Imana, umuntu utizera ibya Kirisitu, yego, ndakubwiye ukuri ko azarimbuka. Kandi Imana ikomeze ibe Imana igira neza, ikomeze ibe Imana y'urukundo. Yego, kuko ni amahirwe amwe gusa. Amahirwe aza rimwe, niko banavuga ubundi mu Kinyarwanda. Sibyo? Amahirwe aza rimwe. Imana yatugiriye ubuntu, itugirira imbabazi, iraducungura muri Kirisitu. Iza kudushaka, Yesu aza kudushaka hanze ya Edeni. Niko yabwiye Zakayo, aramubwira ngo umwana w'umuntu yazanywe no gushaka no gukiza cyari cyazimiye. Mbese yaratubonye? Yego. Mbese idini rirabyemera? Oya. Idini rikubwira yuko ugomba kwitwara gutyo, ukitwara gutyo, ukitwara gutyo, kugira ngo uzongere kwemererwa gusubira muri Edeni cyangwa gusubira mu bwami bw'Imana. Bivuga ngo baba bemeje yuko Yesu yaje akagenda agasubirayo amaramasa. Sibyo? Niba muvuga bazavuga ko atanga urubyaro, bavuga ko akora imirimo n'ibitangaza, akora bizinesi zigenda, amaraso ya Yesu, bizinesi, abana, urubyaro, ibiki. Ariko ikijyanye n'ubugingo bazakubwira ngo nutitwara gutya nta bugingo buhoraho uzabona. Kubera ko ntabwo babyemera. Bahamya yuko ubundi baba bahamije ko Yesu, iyo umuntu avuze ngo ari ku rugamba, ngo arimo ararwana n'ibyaha, arimo ararwana na Satani kugira ngo azarage ubugingo buhoraho, aba ahamije yuko Yesu yaneshejwe, mu yandi magambo. Yego. Hanyuma hano bavuze iby'urupfu rwa kabiri. Urupfu rwa mbere ni urwo ngurwo. Twebwe tuvuka dupfuye, ubundi tuvuka dupfuye. Burya iyo uvuze ngo twaremwe n'Imana, uba uvuze yuko Imana, kandi Bibiliya iravuga ngo Imana ni iy'abazima, ntabwo ari Imana y'abapfuye. Oya, ni Imana y'abazima. Sibyo? Abapfuye rero ntabwo ari abapfuye gutya ku mubiri. Oya, oya rwose. Ahubwo ni abapfuye kubera icyaha cya Adamu. Ni ukuvuga ngo Adamu yarapfuye, n'abamukomokaho bose barapfa. Tuzuka dupfuye. Tuvuka dupfuye. Ntabwo Imana rero inzima yarema abantu bapfuye, ntibishoboka. Ni ikinyoma nyine, n'ibindi binyoma byose by'idini. Hanyuma rero abo bapfuye bakomeje kwizirika ku nyigisho z'amadini, bakomeje kwizirika ku nyigisho z'idini, bakomeje kugendera mu binyoma by'amadini, by'idini. Ni rimwe ariko ryagiye nyine ryagiye rigaba amashami, ryagiye, ni bwa buvungukiro tubona muri Daniyeli. Ndetse ni ya nyamaswa imwe ariko ifite imitwe myinshi, ifite amahembe menshi. Yego, muri Daniyeli bagaragaza yuko icyo gishushanyo cyose cyari kiri aho ngaho.
ibuye rikurwa byose byari biri aho ngaho, yego, ariko bidakomeye kimwe n'izahabu, umuringa, icyuma, bikamanuka bikagera ku ibumba. Nubwo bidakomeye kimwe, ariko byose bikoze igishushanyo kimwe. Abanyamadini ntibakababeshye. Nusanga umunyedini, umusilamu arimo kuburana n'umukirisito, ntukibeshye yuko hari n'umwe uri mukuri, nta n'umwe uri mukuri. Nusanga umudivantiste arimo kuburana n'umurokore, ntuzibeshye yuko hari n'umwe uri mukuri, nta n'umwe. Yego, ni umuringa urimo kuvuga uti nijye ukomeye, hanyuma icyuma nacyo kitari ko nanjye ndakomeye, izahabu yo ntabwo ivugwaho ni igituza ni umutwe, ariko byose bikoze igishushanyo kimwe. Bizarimbukira hamwe, bizarimbukira rimwe. Yego, bizarimbukira rimwe, kuko byose byamenaguriwe rimwe, biratatana, ariko yego biratatana. Ndetse tubona barimo kubaka uriya mudugudu w'Ibabeli, yego, umunara w'Ibabeli. Imana yaraje irabatatanya ikoresheje gutandukanya indimi, yego, ariko bose igitekerezo ntabwo igitekerezo bigeze bakivaho. Bose buri wese aho yerekeje igitekerezo cyari kimwe, n'ubwo batumvaga ibintu kimwe. Ndetse kujya kumva n'ubundi ubona yuko bagenda bongera basubirana, yego, n'uyu munsi wa none niko bizagenda bite? Ni ukuvuga ngo bari baratataniye mu isi, yego, kuri Babeli batataniye mu isi nubwo batabishakaga. Kirisito aje, buriya ryabuye ritarimbuwe n'umuntu, n'ukuboko k'umuntu, ryaramenaguye bitatanira hose, yego. Satani ameneka umutwe, ariko ntiyagira gute, ntiyarimbuka, sibyo? Biravuga ngo waraboshywe. Ku munsi w'imperuka n'ikizaba n'iki? Nuko ari rwo rupfu rwa kabiri, ariyo mperuka nyine mu idini birirwa kubwira yuko ngo bizaza ngo tukongera tukabona abacu, tukajya guhemberwa ibyo twakoze n'ibindi. Urasanga ku murongo wa 5 baravuga ngo uwo ni wo muzuko wa mbere, abapfuye basigaye ntibazuka iyo myaka 1000 itarashira, sibyo? Itarashira. Ufite umugabane wo kuzuka kwa mbere arahirwa, kandi ni uwera. Harimo kuzuka kubiri. Urupfu ntabwo hano harimo kuzuka kwa babandi bavuga muri Bibiliya. Yesu yazuye ngo Lazaro, Yesu yazuye abanaba, ba Apotre kanaka bakakubwira ngo twazuye aha n'abapfumu barazura, n'ahandi. Umva, irasumizo byurekana nabyo. Habaho imizuko. Hari umuzuko w'abana b'Imana wabonekeye muri Kirisito niwe mfura, ubundi twese tugakurikiraho ubwo kumwizera. Abamwizera, iyo umwizeye ubuzutse, uhindutse muri umunawe, wanditswe mu gitabo cy'umwana w'intama watangwereka kuremwa kw'isi, ubusigaye ubeshejweho n'umwuka wera, utakigendera kuri ibi ni byiza ibi ni bibi, ubutakiyoborwa n'umwuka w'ibyiza n'ibibi, yego. Hanyuma hano bakuvuga ngo urupfu rwa kabiri ntacyo ruzabatwara, sibyo? Ntacyo rubasha kugira icyo rubatwara abameze batyo, ahubwo bazaba abatambyi b'Imana na Kirisito, kandi bazimana nayo iyo myaka 1000. Ubundi 1000 bivuga ubuziraherezo, yego, 1000 bivuga ubuziraherezo, sibyo? 1000 rimwe bivuga umuntu, Adamu, yego. Hanyuma 0 ikavuga Imana, ariko 1000 uzi ko ari amazero 3, sibyo? Ni ukuvuga ngo 1000 kigizwe n'umuntu,
hamwe n'Imana data wa twese, umwana n'umwuka wera. Ni ubuziraherezo rero. Iyo mvange ni ubundi nyine ni ishusho y'Imana, ni Imana, ntushobora kuyitandukanya n'Imana. Si byose ntushobora kuyitandukanya. Ni ukuvuga ngo umuntu n'Imana baba babaye umwe muri Kristo. Yego rero ni ubuziraherezo. Abataboneka rero muri iyi myaka 1000, yego, abo ngabo nabo kurimbuka, nabo ngabo ababoneka muri iki 1000, abamaze kunga ubumwe n'Imana binyuze mu gitambo cya Kristo, turi abatambyi b'Imana na Kristo, kandi twimanye n'Imana iyo myaka 1000 cyangwa se ubuziraherezo. Yandi magambo ko Yesu yaravuze ngo, yabwiye Marita rwose aramubwira ngo unyizera ukiriho ntabwo azapfa iteka ryose. Yego, iyo myaka 1000 nishira, Satani azabohorwa avaho yari abohewe. Ibyahishwe igice cya 20 niho turi, tugeze ku murongo wa 7. Iyo myaka 1000 nishira, Satani azabohorwa avaho yari abohewe. Mbese iyi myaka 1000 ntabwo ishize ku bana b'Imana. Iyi myaka 1000 ishize kuba bari kumwe na Satani, ishize ku bari mu isi, ariko ku Mana ibihe ntibibarwa. Sibyo? Ku Mana ibihe ntibibarwa. Oya, burya 1 2 3 4 kangahe ni imibare yo hanze ya Kristo. Muri Kristo mu isabato ntabwo ibihe bibarwa, ntibwira ntibucya, nta zuba nta kwezi. Yego, Kristo ni byose. Nta rusengero, kuko Kristo niwe rusengero. Yego, okay. Satani rero iyo myaka 1000 nishira kuri ba bandi bategereje imperuka. Hano Imana ntabwo bategereje imperuka yikiza ntayo. Urumva, iyo myaka 1000 nishira, Satani azabohorwa avaho yarabohewe, azasohoka ajye kuyobya, yego, amahanga yo mu mfuruka 4 z'isi, Gogi na Magogi, kugira ngo ayakoranirize intambara. Umubare wabo nk'umusenyi wo ku nyanja. Yego, abo ngabo azagaruka akajya gukoranya n'ibandi amadini. Ni bwa buvungu, ni rya shingwe ryaturutse kuri cya gishushanyo cyo muri Daniyeli. Yego, ni ukuvuga ngo ba bandi bati ibuye ritigeze rikwira ngo rigire guteri rimenagure, sibyo, bapfi, ahubwo bakaguruka bagakwira isi yose. Ni amadini. Yego, ku munsi w'imperuka Satani namara kubohorwa azagira gute? Azabakoranye, ekumenisme, hanyuma amadini yose avuge rumwe, hanyuma amadini yose yatangire yumve rwose. Umunsi wa none ntabwo bavuga rumwe, kuko bataravuga rumwe neza. Barabitangiye, bari muri process, ariko ntabwo baravuga rumwe neza. Yego, ariko mu igihe bazaba barimo kuvuga rumwe neza rwose, ibintu byose byabaye okay, hagiyeho umunsi umwe wo kusenga, rwose bavuga bati dupfa ubusa rega, n'ubundi twese dusenga Imana. Batangiye kubivuga ngo twese dusenga Imana, ngo icyambere ngo nuko twese dusenga Imana. Buragiye birambabaza iyo ngiye ahantu muri event runaka, ukajya kubona ukabona ngo umusiramu nahaguruka asenge, ngo umugaturika nahaguruka asenge, ngo umudive nahaguruka asenge, ngo umupro nahaguruka asenge. Ibyo ngibyo bigaragaza yuko barabaninyega. Niba musenga Imana imwe, kuki ari ngombwa ko buri wese asenga? Mwasenze ibyo ngibyo. Wibuka ya nkugi ijya itarushishi yari irimo wa muhanuzi wari wanze kujya kuvuga ubutumwa Ninewe, urabyibuka? Yona. Abari bari muri iyo nkugi bose baravuze, bose ngo buri wese ngo yambaza Imana ye. Niko ama event tujyamo bimeze.
ngo buri wese yambaza imana ye. Yona bamubwiye kwambaza imana ye ntabwo yigeze ayambaza. Ntabwo imana ye yambarizwa hamwe n'izindi mana. Oya, oya. Rero igihe kizagera runaka n'ubundi no ku musozi Karumeli, Eliya n'abandi bose abatambyi ba Bali na Asheri barenga 850, yego, amadini yuzuye isi, bose icyo bahurizaho ni ukuyobya abantu. Ariko ku munsi w'imperuka Satani namara kubohora, kizakubwira ko Satani yabohowe, arimo kugenda abohorwa buhoro buhoro, sinzi niba abohorwa buhoro buhoro, ni ukubona ukuntu barimo kugenda biyegeranya 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 biyegeranya. Igihe kizagera rwose abadivantisite bavuge rumwe n'abagatulika ko hari ingingo n'ubundi basigaye bavugaho rumwe kandi batavugaho rumwe mu myaka ishize, urumva, rwose bagende bongere bahinduke umwe, ngo azabakoranya ngo bangana n'umusenyi wo ku nyanja. Ni benshi, abarimbuka ni benshi, barimbuka ni benshi, barimbuka ni benshi. Cyampa umuntu wese untega amatwi, umuntu wese ujya ukurikira Abana b'Imana TV, akakuramo akarenge ugakiza ubugingo bwawe, ukava muri icyo gihiriri cy'abantu, ukitandukanya n'ikintu cyitwa idini, aho riva rikagera, ugasaba Imana ikakwereka icyo gukora, ukubaho, kwizera Imana, ukabaho wenyine, ukabaho nyine, ndavuga ukabaho ubanye n'Imana, nta kintu na kimwe umutima wawe kikubwira ngo bizagenda, umutima utakiguhagazemo, ukabaho uruhutse unejejwe n'Imana. Aba ngaba rero ku munsi w'imperuka ngo iyo myaka nyine 1000 nishira, Satani azabakoranya, ariko ngo bangana n'umusenyi wo ku nyanja. Bya bindi bigo bashima Imana, itorero ryacu ririmo rirakura rijyana. Itorero ry'Imana se ryigeze rigwingira ubundi? Itorero ry'Imana ntabwo rikuzwa n'umubare w'abantu. Oya, itorero ry'Imana uko ringana nuko nguko, sibyo? Biya bikura mu mibare, iyo nyine ni ibintu n'ibimbano by'abantu, sibyo? Twavuye ku bantu 10 ngo turi abantu 1000, bose nabajya kurimbuka, bari inyuma y'umuntu runaka washinze iryo dini. Abajya mu bwami bw'Imana bari inyuma ya Kristo, ntabwo bari inyuma y'umuntu, sibyo? Ndetse ntabwo bari inyuma ya Kristo, ahubwo bari muri Kristo wenzira. None wowe urarata ngo dini ryanjye, rya dini sinzarivamo, rya dini nzarigwamo, okay. Hanyuma ngo azabakoranya, noneho bazazamuka bakwira isi yose, isi yose. Twabonye ko isi ari bivuga hanze ya Edeni, hanze ya Kristo, yego. Bagota amahema y'ingabo z'abera n'umurwa ukundwa. Bibiliya iyita Yerusalemu nshya, isi nshya, cyangwa se nyine muri Edeni, hahandi tutuzwa n'igiti cy'ubugingo aricyo Kristo, tutakivanga n'ubwenge n'ibikomoka ku giti cy'ubwenge bumenyekanisha icyiza n'ikibi, sibyo? Aho buri muntu wese avuga ngo ibyiza ngo ahangaha ngo buriya ngo rwose ngo kugira gutya ngo ibi ngibi ngo ni byiza, ibi ngibi bitewe n'umuco wawe, bitewe n'idini ryawe, bitewe n'uko waramutse, bitewe n'ubivuze, bimwe bikaba byiza ibindi bikaba bibi. Oya, mu bwami bw'Imana si uko nguko, ntabwo buriya bwenge buba bukituyobora. Oya, tuyoborwa n'Umwuka Wera, tuyoborwa n'Imana ubwayo, yego. Hanyuma kandi twemerewe gukora byose. Wibuke ukuntu Imana yabwiye Adamu, yaramubwiye ngo
ku imbuto z'ibiti byose wemerewe kuzirya. Itegeka Adamu, nta nubwo yamusabye, itegeka Adamu, dutegetswe gukora byose uretse gusa igiti cy'ubwenge mumenyekanisha icyiza n'ikibi, uretse gusa kuba muri iyo mirimo itegetswe n'idini ivuga ngo ibi ngibi ni bibi, ibi ngibi ni byiza. Yego, naho uzarongora abagore 6 ntibibe icyaha, uzanywa inzoga cyangwa unywe fanta ntabwo bizakubera icyaha, uzarya urya ashidikanya wese aba akoze icyaha. Yego, ibintu byose ukora ushidikanya kubera inyigisho z'idini bikubera icyaha, mu gihe abana b'Imana babikora kandi ntibibabere icyaha, kuko batakiyoborwa n'ubwo bwenge, batakiyoborwa n'uwo mwijima w'ikibi n'icyiza, ko tuyoborwa na Kristo we mucyo w'ukuri. Hanyuma umuriro rero, sibyo? Umuriro uzamanuka uva mu ijuru ubatwike. Mu ijuru ni he? Ntabwo ari mu kirere, mu ijuru ni muri Edeni, aho Imana iba, aho ingabo z'abera ziri, aho amahema y'abera ari abambye muri Kristo. Yesu ati simbasiga nk'imfubyi, ahubwo ngiye kubategurira hano, nzagaruka mbajyane kugira ngo aho ndi namwe muzabeyo. Yesu yarabikoze. Mu byahishuwe uzanshakira aho Yesu agaruka gutwara abantu, ntaho. Aho Yohana yamubonye yarahagararanye n'itorero, ndetse ahandi yavuze aravuga ngo mu rwanda rwa Yohana avuga ngo bakundwa, ubu turi abana b'Imana, ariko uko tuzaza ntitukurerekanwa, ariko niyerekanwa tuzerekananwa nawe. Ba bandi bose bari mu isi, ba abanyamadini bose, ba bandi bose bategereje ko Yesu azagaruka bakamubona, urumva ikavuga ngo amaso yose azamuborogera, urumva amaboko yose azamuborogera, urumva ngo amavi yose azamupfukamira. Reka nkubwira yuko abazamubona batari kumwe nawe, yego, bose bazarimbuka. Niko bimeze. Itorero riri kumwe na Kristo. Itorero ni umugeni, umugeni ari kumwe n'umugabo we. Yego, hanyuma umuriro uzamanuka uva mu ijuru ubatwike. Mbese hari urubanza rubayeho? Bya bintu ngo uzabazwa ibyo wakoze? No, ntarwo rwose, nta rubanza rubayeho. Ni ukuvuga ngo abazaba bari kumwe na Satani ku munsi w'imperuka, abazaba bakiri mu isi ku munsi w'imperuka, bose bazarimbuka. Gusa umuntu uzarokoka ni umuntu uri mu mahema y'abera, sibyo? Umuntu wese uri mu murwa w'Imana muri Kristo niwe wenyine uzarokoka, niwe wenyine. Bo nta nubwo babizi, nta nubwo bazi uko byagenze, sibyo? Naho kwa kwirata kuvuga ngo arabatijwe, ngo arakijijwe, ngo amazina yawe ngo arazwi mu idini, ndetse bakirwaho gutangira ubuhamya n'ibiki byose, ndetse wapfa bakagushinyagurira bakashyiraho n'umusaraba bakakuvuga ko bazongera kukubona mu gitondo cy'umuzuko. Cyakora cyo simbizi niba abo bantu bazongera bakabonana nyine bagiye kurimbuka, simbizi, byo simbizi, sibyo? Ariko niba nabonana ubwo ni by'akanya gatoya, azakurikiraho amarira gusa. Nta n'umwe uzajya mu bwami bw'Imana uhemberwa imirimo myiza yakoze, ntawe. Yewe nta n'uzaribwa kubera imirimo mibi yakoze, oya. Uri hanze ya Kristo wese azarimbuka, nk'uko uwari hanze y'inkuge ku gihe cya Nowa wese yararimbutse, nta na kimwe cyitaweho. Uruhinja, uwe mugore, ukiranuka, usenga, udasenga, we uri hanze y'inkuge wese yararimbutse. Uri hanze ya Kristo wese azarimbuka umunsi w'imperuka.
umuntu wese utari uri hanze ya Sodomu na Gomora yararimbutse. Ntushobora kubarizwa mu idini inzira ikubwira ko ugomba kujya mu ijuru, hari procedure zo kujya mu ijuru, ari gukora ibi, kugenda gutya, nyamara hari n'inzira ijya mu ijuru ariyo Kristo, ngo uvuge ngo idini rizakugezayo. Ntibishoboka. Iminsi yo kujwa kwacu Imana yari yirengagije, ariko ihamagarira abantu bose kwihana. Turihana iki? Cyangwa se abantu bihana iki? Abantu ntabwo bihana ibyo bariye, ibyo banyweye, ibyo bagize gute. Igihe kirageze. Abana b'Imana TV yaje kugira ngo abantu bamenye yuko abanyedini cyane cyane, yewe nibo nkunda kuvuga kubera yuko abandi bo ibyabo barabizi neza yuko ibyo barimo bidakwiye, sibyo? Abanyedini rero igihe kirageze. Tekereze uko wayobye, utekereze ukuntu wirirwa wibeshya ubugingo, nyamara wakwisuzuma ukabona udakwiriye ubugingo, ukumva uzarimbuka. Gusa bakakubwira batari ko wongera amasengesho, nubwo wayongera ntabwo bizagukiza, ahubwo yamanike. Wemere ko ntacyo ushoboye, wizere ko Yesu yakoze byose. Wemere yuko igitambo cya Kristo gihagije. Urumva, ujye urya ibyo ukunda, unywa ibyo ukunda, wambara ibyo ukunda, usokoze uko ushaka, ubeho uko wumva umutima wawe uguhaye amahoro, ubeho uko wumva bikwiye ko ari kubaho. Yego, ube ukore igikwiye mu gihe gikwiye. Naho kuvuga ngo urimo urakora ibi ngibi kugira ngo Imana ikwemere cyangwa iki, ibyo ngibyo rwose urimo uriyanduza, urimo urarushaho kwiyanduza. Muri Yesaya aravuga ngo gukiranuka bakiranutse, gukiranuka twakiranutse ni ubushwambagara bwuzuye ibizinga. Iyo urimo gukiranuka wigishijwe n'idini, uba urimo kurushaho kwiyanduza. Uba rusanzwe wanduye, bien sûr. Urumva, usanzwe wambaye ubushwambagara, yego, ariko ugize gute? Noneho urimo urongeraho ibizinga. Bwari ubushwambagara n'ubundi. Mu itangiriro hahandi turimo gusoma mu gice cya 3 ho hagaragaza yuko Adamu na Eva bari bamaze kwiremera ibicocero, sibyo? Bigaragara yuko Adamu na Eva bari bamaze kwiremera ibicocero. Urumva? Ariko si Imana aho tuzakomeza, yigeze ibakuramo bakomeje kwambara ibicocero. Ntabwo Imana yigeze bemerera kwambara ibicocero. Oya. Imana ntabwo Imana yigeze yemera ko bakomeza kwambara imyenda biremeye. Ariko imyenda bishushanya, bivuga imirimo cyangwa se gukiranuka, sibyo? Ahubwo Imana, yego, yarongeye irabambika. Imana yarongeye irabambika, bakuyemo bya bicocero byabo, bambara imyenda bambitswe n'Imana. Tubibona ku murongo wa 20 igice cya 3, sibyo? Wa 21. Uwiteka Imana iremera Adamu n'umugore we imyambaro y'impu, irayibambi. Ntabwo yabahaye ngo biyambi, ahubwo yarayibambi, sibyo? Ntabwo Imana yaduhaye gukiranuka ngo hanyuma ngo tugukiranuke. Hari abantu, Satani n'abadayimoni bafite amanyanga akomeye cyane. Hari igihe umuntu avuga ukagira ngo arimo aravuga ukuri, ugasanga ngo Imana yaduhaye gukiranuka, ngo tugomba kugenda dukiranuka. Oya, ntabwo Imana yaguhaye gukiranuka. Ntabwo Imana isa nkaho yafashe gukiranuka ngo gushyire hariya ngo hanyuma ngo ikubwire ngo ujye ukora gutya, ngo ujye ukiranuka gutya. Oya, ahubwo Imana yatwambitse gukiranuka kwayo. Yego, Yesu ahinduka gukiranuka kwacu. Yego, ngo azitwa Uwiteka gukiranuka kwacu. Ntabwo azaza kutwereka uko dukiranuka. Oya, ntabwo
yaje kutubwira ngo kutubera urugero rwo gukiranuka kujya, ahubwo we yaje kutubera gukiranuka. Ntabwo Imana rero yigeze ireka Adamu na Eva ngo bakomeze biyambarire ibicocoro, cyangwa ngo ifate impu ngo ibahereze ibabwire ngo ubwo muri bwambare aho mubishakira, cyangwa Imana ari no gutegereza yenda ibyo bicocoro bikuma. Yego byari kuma yenda bakambara uruhu. Oya, nta nubwo Imana yigeze itegereza yuko bo ubwabo bamenye ubwo bwenge bwo kujya gushaka kwica inyamaswa ngo bagire gute. Iriya nyamaswa yapfuye ishushanya Kirisito. Ntabwo wabona uruhu hatavuye amaraso, sibyo? Ntabwo wabona uruhu hatavuye amaraso. Hanyuma mu yandi magambo, buriya Imana ibambika ruhu, sibyo? Imana ubundi yari yabababariye, yari yamaze kubababarira, kubera ko Bibiliya iravuga ngo hatabayeho kuva kw'amaraso ntihabaho kubabarirwa ibyaha. Naho nshuti yanjye, biri ibintu idini rikubwira ngo ujye imbere y'abantu ukazaza uvuga ngo rwose ukarira ngo muri ibyaha byanyu, ngo mwiyirize, ngo mwibabaze, ngo rwose ngo Imana irebe agahinda kanyu. Mwamaze nushaka kurire gute, ntabwo warira kurusha Yuda. Yuda yararize arangije ariruka ngo ajya kwiyahura, ariko niyo atiyaho, iyo atizera igitambo cya Kirisito yari kuzarimbuka n'ubundi, sibyo? Ndi umunyabyaha, niko rwose ndi umunyabyaha. Kumenya ko uri umunyabyaha, waba ubizi waba utabizi, byakuriza bitakuriza, uri we, urumva? Ndetse warapfuye, uri umupfu, wakagombye kuba wizera Kirisito kugira ngo akuzure. N'ibindi byose bakubwira ni ukwanjwa, bizaguheza hanze ya Kirisito. Inyigisho z'idini zihejeje abantu hanze ya Kirisito. Birababaje iyo soma ariya magambo aba mu Byahishuwe ngo bangana n'umusenyi wo ku nyanja, ngo umuriro uva mu ijuru bato. Bazarimbuka ni benshi, kandi bazarimbuka rwose bagifite amasezerano, bakivuga ngo twakoze ibi, twagize gutya. Bakiri muri ibyo ngibyo, Yesu ababwira ati ntabwo nigeze kubamenya, mugubwe neza. Abavukiye hanze ya Edeni ntabwo Imana ibazi. Yesu ntabwo yigizaga nkana. Imirimo yose myiza yakorewe hanze ya Edeni, yego, yakorewe hanze ya Kirisito, yakorewe mu isi, sibyo? Ntabwo Yesu ayizi. Yego, ibyo dukora byose dukwiriye kubikora turi muri Kirisito. Yego, nubwo mu idini babyita bibi, ariko ibyo dukora byose dukwiriye kubikora muri Kirisito. Ubuntu bw'Imana, amahoro yayo itangira ubuntu, komeze tuganze, komeze bituyobore, tugire amahoro menshi, tuba tunejejwe n'Imana Data wa twese dukunda kandi utwitaho. Kandi ikigaragaza yuko ufite ayo mahoro, ikigaragaza yuko wamenye Imana by'ukuri, nawe akuze umutima agaseseka ku munwa. Ntuzategereze mikoro, ntuzategereze yuko hari aho bagutumira bakaguha ijambo. Wowe ubwawe niba ufite agakiza kuzuye, agakiza nyako muri wowe, ukwiriye kubibwira abandi. Nta kindi, nta zindi nshingano dufite tucyambuye umubiri, nta zindi nshingano dufite uretse kubibwira abandi. Yego, ntabwo dutegereje ko YouTube duhemba, ntidushaka views nyinshi kugira ngo tubone n'amaramuko mu gukora aka kazi twahamagariwe k'ubutambyi. Abatambyi k'ubutambyi, ndakubwiye ngo nta kintu na kimwe dukuramo. Niba utegereje kuzabikora hari icyo ukuramo, niba unabikora hari icyo ukuramo.
ibyo ngibyo ufite icyo ukuramo bireke, bireke, ni umwanda urimo uriyanduza. Yego, bandi bita abakozi b'Imana hari ibyo bategerejemo. Ndakubwiye ngo ibyo ngibyo bireke. Imana yaduhereye ubuntu, dukwiriye gutangira ubundi. Nicyo ngicyo rero ubundi kivugwa, ni ugutanga ikiza, ni ugutanga icyo twahawe, ni uguhererekanya iyi nkuru nziza y'agakiza. Hariho imizuko ibiri, umwe twarawuzutse, yego, umwe urahari. Iyo wizeye Kirisito uba ugize umugabane ku muzuko wa mbere, ntabwo ushobora kurimbuka. Iyo utizeye Kirisito ugakomeza ukibera muri gahunda, muri biriya bintu byose, mu nyigisho z'idini n'ibindi byose, bakakubwira ko ibintu byose bizagenda neza ku munsi w'imperuka, bakakubwira yuko tuzahembwa ku munsi w'imperuka, bakakubwira, ukabaho udafite amahoro. Yesu ntaguhindukira amahoro kandi ariwe mahoro yacu. Yesu ntaguhindukira ubugingo kandi ariwe bugingo bwacu. Ukabaho muri mu nzagihe. Reka nkubwire, ku munsi w'imperuka uzarimbuka, kandi uzarimbukwa wicuza, kubera yuko nibura na bya bindi bakubujije ntabwo wabikoze. Mukomeze mugubwe neza mu izina rya Yesu. Amen.